ngo muri hood barasopa barasopa izivasi zirahenze ntidukopa nkunda uburyo utanze umenyeye wanyita papa nkunda n'abahasira banjye uburyo batsapa cyari kuri mic kugakush n'agakoka cyana kibibonks nyikaraga mu mutaka shyira ugutwi ku idirishya wumviriza uko gitaka Yo, what's up, party people? Go burn pays up Petit Sunny. This is Zap Club from Karini Cote Empire, man. Uyu munsi nabazaniye long J top plug. What's up, my nigga? I'm good, bro. Ngo muri hood barasopa barasopa zirahenze ntidukopa nkunda uburyo utanze umenyeye wanyita papa nkunda n'abahasira banjye uburyo batsapa cyari kuri mic kugakush n'agakoka cyana kibibonks nyikaraga mu mutaka shyira ugutwi ku idirishya wumviriza uko gitaka it's your boy long J boy top America Guzman hash papi what's up bro Shelly you good yes I'm good bro you good always good bro. You already know. Yeah. That's so dope, man. Mwumvishe that's long Johnny top plug no further ari hano muri Zap Club, man. Uchimbona uchibona umugo utumenya yuko it's about to get lit, it's about to get down. So to the things who is Long J, man? Long J ni de Long J akora iki? Long J azwi kuki? Like for real, who is Long J ku muntu utamuzi? Long J ni umuhungu w'umunyarwanda. Yeah. Umunyamuziki ukora umuziki nyarwanda nyine muri rusange ariko by'umwihariko twibanda ku njyana ya hip hop. For real. Ni umuhungu mukuri wabo w'imfura. Damn. Uvukana afite bashiki be babiri bamukurikira. Umuhungu ufite bachelor's degree already know. Yes sir. Umuhungu it's too much, man. Yeah, you already know, bro. Too much, it's man. Too much. So, like, Long J. Magambo might say, umunyarwanda. Yeah. Ariko tu umunyamuziki tu wikorera umuziki biranga. So, Long J. Yeah. Niryari Long J yamenye yuko he can rap. Niryari Long J yamenye yuko afite impano yo kurap. I mean, like for real. Niryari wamenye yuko you can do that shit, you can marry this shit. Byahereye kera tukiri abana batoya. Yeah. Like from primary. Nibwo umuntu yatangiraga n'ikiniga nka P5. Yeah. Usubiramo indirimbo z'abandi. Wumva nyine muri school abantu mwigana muri primary nyine bakunda kubasusurutsa tu muri rusange. Yeah. And then Njye nafashe intambwe ya mbere nkavuga ngiye S2 gukora bino biboro. Yeah. Nikera nigaga like S2 muri senior 2 cyangwa senior 3 I don't remember fresh. Ariko hari nko muri 2010 I guess iri kurangira. Nagiye muri F2K nibwo nakoze indirimbo ya mbere. Ariko F2K studio of Davidenko, shout out to Davidenko. Niwe muntu wandikodinze bwa mbere. Nari nyiri umwana byatari. Yeah. Ariko ndakeka ko ukuntu byatangiye nagiye muri 2009 nagiye muri talent detection. Yari yateguwe n'umu big brother bitaga 6Z man dukora ama freestyle ya fresh. Harimo producteur bagiye batandukanye ba Pastor P n'abandi. Ariko ndibuka nateye icyo gihe freestyle Pastor Kugirango tu ni nk'imirongo nanditse. Ntiyabyizera nyine fresh aravuga abwira umuntu ari kudija mu muhindurire beat. Ashyiramo indi beat nabwo mva nari mu good freestyle rap byatari. Kubita freestyle ya danger. Icyo gihe ndabyibuka nabaye nko gatatu I guess. Ndavuga ko byagenda ko ariko kose nubwo ari ntabaye wa mbere. Je ngomba gukora bino bintu. And then niga S2 ngenda mfata ibiceri bikeya. Urabona juice la zira za pome ziba ziri mu gikarito. Urabona gufata juice ukaba yashizemo ukuramo akantu ko hejuru then ukajushyiramo ibiceri and then kujya ibiceri byo kujya S2 bizuzure. And then narayibomoye sanga nago nibuka amafaranga yarengeshejemo neza ariko yari amafaranga menshi yabasha golding nyine studio staff. N'abanyeshuri twiganaga bagenda bankomariza umwe kuri umwe. Arivuga ngo wari uri muri S2 ubwo ni muri 2000 na kangahe nimba ubyibuka kandi hari 2010 njya muri studio bwa mbere hari 2010 iri kurangira. Wagiye muri studio bwa mbere 2010
then uhita unakorera muri F2K muri F2K studio ya mbere yari yagaze neza mu gihugu man Kuvanjye naje muri F2K nyine abaci banje bankomarije bavuga mu bro wacu wari bidukorera yagiye muri stu ya ndavuga yo ngiye muri F2K nagiye muri F2K nje kureba mu producer icyo gihe wakoraga ibintu birenze bitaga Dr. Chuck rest in peace kuri Dr. Chuck ubu yarapfuye real mageze mito numva hari aba artiste bari gukoreramo I remember harimo Riderman ari gukora indirimbo bita ngo nkunda kwibuka ivuga ngo biragaragara ubibona utahengereje biragaragara ijisho ryarahiye kubw'impamvu z'igikoni noneho mu big bro yarari gukorerwa n'umuproducer bita Davidengo ariko nje nkaba navuye stay bitewe nuko uriya doctor ariwe wari ufite nyine platform iri hejuru duhora twumva ariwe nyine uzanye ndavuga uyu muci uri gukora ibi biporo niwe tugomba gukorana indirimbo and then mitanegera Davidengo yambereye umuvandimwe wa Fresh Davy shout out to Dave again kabisa ararenze bratari man abamaye umwanya we bro umwanya mbere umuvandimwe nkaje no kumusanga stay home abora yabaga iwabo bro nkora indirimbo ya mbere rero yanjye ndayirecordinga bro arambwira it's not naga ari ubwa mbere recordings ndambwira n'ubwa mbere this is my first time ariko kwa kudi mirongo bo arayimise nyine ufite na ya hungry ya dance ya microphone naramukubise bratari indirimbo ya mbere yanjye turukuta rw'ubutumwa biba no kuri channel yanjye ya YouTube narayigaruye ariko umuntu wese uyibonye nanjye yo nyumvisha numva amagambo nari mfite like uburyo nari ndi sinzi ko nabisobanura uburyo nari ndi aggressive uburyo nari ndi angry ndavuga yo what the fuck ubu nubwo izo energy nago nyizigira zagiye zigabanuka ubu ndacyafite saa sinti nyine za kamelengo ariko nyine izo za mbere kabisa nje nkavuga yo this is man ngibi byabaga byavuye umwana wakuriye mu babyeyi babiri babarezi iki nta kibazo cyatanje home nago wenda twari dukize byatari cyangwa ngo tube dukeneye yari middle class nta kintu nigeze nshaka ngo nyibure avuga yo ni hantu havaga nyine ubumesha tu inspiration ngoma rero ndayikora ijya out Devia yisohoye ndabyibuka yinyoherereje ari nko kuri Noheli kabisa 2010 mu kwa 12 ku itariki 25 kabisa z'ukwa 12 yes sir ndayumva ndavuga ya ibintu nago bibaho nago bibaho mu mwaka wa 2011 nyishutingira video umuvandimwe aramfasha bitaga The Plan araza kubera ko yari ayikunze arambwira yo iboro twayikorera video tuyikorera video tuyishyira out abanyeshuri twiganaga barabikunda byatari aho niho channel yanjye ya music yatangiriye ariko ndatekereza ko ngaho nago twari bwabifate nyine nk'ibintu biri serious akazi twari ibintu byo kwishimisha so kubera iki muri James zihari channel zihari za music hari R&B hari Afro pop hari hip hop hari R&B tugiye ama trap na madrill yaratarakaza neza kubera icyo hisemo hip hop cyo gihe man ntabwo nahisemo why hip hop ndatekereza ko hip hop nahisemo ahubwo hip hop nje yampisemo tu hip hop nyine tu ukuntu imeze ni culture ukuntu nyine tu wisanga nyine muri ibyo bintu bitewe n'ukuntu abaraperi bitwara ukuntu bambara ukuntu baba bameze njye nibuka kera nyiri umwana home hari indirimbo yajyaga ikunda guca kuri televiziyo Rwanda y'umuraperi like it's not nago yari yashaga ndabyibuka yakundaga guca kuri televiziyo Rwanda ariko home iyo ndirimbo yajyamo bitewe n'ukuntu urabizi ukuntu Shaggy yabaga asusa igituta igisenge cya kuri sex adanje mama akambwira yo na mama niyo yabaga ari bari kureba televiziyo yitagaza kumbyutsa yo bino urebe umwanzi wawe agiyemo nabyuka nkaza nkareba indirimbo ye kuri cyo nyine bigenda bikura rero ntekereza ko hip hop yamisemo tu kuko nari umwana mutoya ariko ukunda hip hop ukunda kumva nyine abandi baraperi muri rusange ari abanyamerika ari abanyarwanda babikoraga muri icyo gihe and nanjye nza kwisanga muri ibyo bintu for real so Njye uvuze kuri mail wawe mita nibuka ikintu nshaka kubaza mu bishow zawe zose ubona mail wawe hari man film yawe iri supportive byatari ba sister wawe dari wawe ubona agushyigikiye byatari kandi mu gihe ku yindi side abandi bapeti b'abaraperi by'umwihariko usanga babwiye waba bapanira ari imihari ya dance wowe bimeze bite byagenze bite man kugira ngo iwanyu bagutega amatwi bumve ko ibi bintu nyine yari passion ni ibintu
byo gushima Uwiteka niko nabivuga kuko nyine biba bigoye kuba ababyeyi bo mu Rwanda igihugu twakuriyemo amateka y'igihugu cyacu bakumva umuntu ukora ibintu nyine bijyanye wenda na hip hop cyane ibintu dukora ariko mama wanje nk'uko wabivuze hari amashusho yanjye ajya agaragaramo niwe muntu wa mbere ushobora gushyira link y'indirimbo yanjye kuri stati ye abwira n'abandi baje nkabwira yo nimba mwe mutabikoze me I don't care about them bro cause my mom we yabikoze man abo bandi niyo batabikora mba numva ndi proud rero my mom I know she's proud of me kubera ko ntago nigeze mu disappointing buri mission yose agiye no maho nagiye nyitwaraho nyine nk'umuntu w'umugabo iyo wagiye ukiga neza nimbara yo mashuri secondaire ukarangiza fresh university ukagraduating abona amanota agutuma uyamuzanira ukabona kandi urakikorera bya bintu bya ukunda ahubwo hari igihe kigeze kigera niga university fata time nyine y'imyaka myinshi nagikora music ndi kuboringa byatari and then like my dad papa wanjye yarambwiye yo ese wabaye iki arambwira byagenze gute nabe na kera wajya gukora nyine indirimbo abantu bo muri family bakabikunda ubwo byagenze gute yamaye nk'unkanguye ndavuga yo nitekerezaho nikora self insight ndavuga what's popping bro ngomba gukora bino bintu kuko nibyo bintu nahisemo nyine gukora nongera ndabyuka mbigarukamo tu rero ni ibintu nshimira Imana ko kuba ufite nyine ababyeyi batakubwira yo izi ni inzira z'abantu bibirara ni inzira z'abantu bimaze gutya ariko ntekereza ko ahantu bivana ukuntu nyine waba warigaragarisha umubyeyi wawe ya discipline waramweretse bya bintu yakwigishije ukamwereka yuko ugomba kubishyira mu bikorwa no matter what nubwo waba uri gukora iyo njyana ya hip hop cyangwa music muri rusange akabona yuko ari ibintu nyine akwiye nyine gusapotinga kuko biri top so dukomeje rero ku kintu Njye like long journey urabizi ko turaziranye back in days I know you like for real nubwo nakumenya aho hani ariko nzi imwe muri journey zawe ubundi like first of all why byaje guhinduka bikava kuri long J bikaba long journey icyo kintu nacyo cyitwa man like why long journey I'm long journey because it's a long journey about it kubera ko ukuntu byari bimeze n'ubundi je natangiye ibintu nabitangiye like mbibona yuko ari urugendo rurerure cause where I came from you know nabonye nyine tu umuhungu w'imyaka 13 14 uvuye kuruhuha mu Bugesera uri kumva this is my first time like mvuze yuko nyine ahantu like where I came from abantu benshi bajya bavuga yo Johnny w'umunyagatenga bazikuru w'umunyagatenga kubera yuko niyo hood nyine I'm blessed when nyinjira nyine mu murwa n'iki ariko njyewe nakuriye mu Bugesera ahantu bita ku Ruhuha abantu bahazi barahazi aradabo edge my hood so nabibonaga yuko ngiye gutangira urugendo rurerure so ndaza nkora step 1 step 2 kugeza aho ngeze kuri uyu munsi so ukuntu nyine long journey byaje nabibonaga nyine njya gutangira journey yanjye nabonaga yuko igomba kuba ari ndende kandi still now turacyari nyine muri rwa rugendo rurerure that's why my first album is a long journey LP for real so long journey ni ihe challenge ya wahuye nayo ujya muri studio ujya gukora studio session bwa mbere kubera ko birazwi ko abapeti baba underground iyo bagiye ku approaching aba producers mu ma studio yabo habaho cap nyinshi za danje habaho kubabeshya habaho kubapfunyikira bakabaha staff bana bapeshe nabo babapeshe neza wowe ni challenge man icyo kintu cyakubabaje wibuka challenge umuntu agiye guhura nazo ni nyinshi man ndavuga first time in studio let me before studio let me say like mbere yuko nza muri studio bwa mbere njya muri Alternative Detection nakubwiye 2009 nabonye itangazo bari kubyamamaza byatari mbwira mama wanjye nambwira mama ngomba kujya muri iyi ball mbere arambwira wowe ugomba kujyayo kwiyandikisha byari amafaranga ndabyibuka nk'ibihumbi 5 gutyo nyine na transport na refreshment nk'umuhungu ugiye kujya nyine muri ibyo bintu mbere ahita nkatira and then tugiye ndabyibuka kabisa naragiye mfata mu mufungo wa mere 4 ariko ndaza ndamubwira mama kuko mbere nari nabimubwiye kwanza bwa mbere arambwira nzagutamo ntari ibintu ugira ikibazo igeze arambwira wapi ntago ndi bugukinire n'amafaranga ndi buguye ndavuga warambwiye warabinyemereye nkitwara neza wallahi kugira ngo nere bino bintu and then naragiye mfata mu mafaranga ya mere kabisa uramo like 10k
ndangije ndaza ndamubwira mama 10k z'icyo gihe yari miliyoni mama umva ibihumbi 10 nabifashe nushaka unyice genda giye ugiye urastay ngahe bimeze gute ndambwira mama ndi umuhungu genda giye ngomba kubikora iyo ni challenge ya mbere yo kuba narihesheje ibintu bya mama wanje nabifitiye uburenganzira ariko ikiza narabimubwiye aranabyakira ndangije ndagenda noneho izindi challenges nagiye mura nazo ukijya muri store biswa kundi nago baba bakuzi nago baguha umwanya ushobora kuri codinga wenda bari codinga nk'ikintu ukarya nk'ijambo ukaba wavuga ya nimbwira uyu producer wallahi reka nsubiremo indi take biraba ari insazi tu kwa kundi nyine umuntu agakuzi n'ubwa mbere akubonye ugomba kugerageza uburyo ubigwamo ukabigwamo perfect 100% nta kintu na kimwe nyine gipfuye bro so niyo challenge nyine yo kuba wavuga ati ntabwo ndibwire kure ariko Davidenko Davi MBERE umuvandimwe man Davi for shout out to Davidenko man kubera ko yabonye ukuntu ari umwana abona na energy mfite z'ukuntu ibintu bikunze niyangora cyane niyananiza mubwire nyene indirimbo yanje amubagize yarayikoze akajya ambwira give me time ni mixing fresh ni mastering and akoherereza final project iri fresh imbogamizi rero nakubwira nahuye nayo niyo ngiyo yo kuba wowe wakifata waba wakica n'ikintu wakora mistake kuba ugomba kubyumva mu gutwi kwawe nimba hari ijambo uri ukavuga ngomba kurisubiramo wowe ukaba utari bubone nyine wa mwanya wo kugira ngo uriya music isaba kugira ngo recording uri nyine uri free ufite nyine uri muri chemistry wishimiye ufite environment igomba kuba iri top man kugira ngo releasing bari top so ni izo mbogamizi navuga nyine cyera twagiye duhura nazo tu so back in days nko muri za 2013 nimba nibeshye ari nibwo bwa mbere numvishe record yawe ya mbere ubundi indirimbo bitaga Umunyagasani 2014 ni 2014 umuntu wese wari uri Butare muri ibyo bihe ndabizi yuko iyo ngoma ushobora kuba warayumvisheho nubwo ama digital platforms yari ataraba menshi ahantu ba distributing music hataraba henshi ubwo hari mu ba disc banano n'iki n'abantu bari bagatunga ama phones bari bakeye icyo gihe ariko iyo ball Umunyagasani buri muntu wiga muri high school y'Ibutare umuntu wiga muri kaminuza y'Ibutare IPRC yari yaraje cyagera yari itaraza neza kaminuza zose za hariya I know they know this shit for sure tugaruke ku Umunyagasani njyewe I take that song as my first hit kuko iriya ndirimbo nayikoze wowe bizi twize same school kuvuga ngo iriya ndirimbo nayikoze turi muri vacances ari grand vacances ari nabwo ngiye kurangiza amashuri yanjye yisumbuye kuvuga naje school nyizanye ntago nayizanye nayitangiye muri grand vacances ariko nza school itararangira kuko I remember navuye Butare ngaruka i Kigali gushaka G Bruce ngashyiramo chorus G Bruce nayikoranye ni yakozwe n'umundi nawe na Davidenko chorus ishyirwamo na G Bruce so iriya song je nyifata nka first hit kuko nyine yanzaniye like feedback irenze buryo byageze no mu kigo abantu batangira kwita Abanyagasani abantu bari I know me pesa kuba je ndi kuganira nawe because you know me I feel it like ndi kuganira n'umuntu nyine nje unzi neza tu naje bavubwiye Umunyagasani uko bizi ko byagezaho no ku nkuta bikajya byandikwaho ngo Umunyagasani urabizi ukuntu twise nigeze like gutegura show mfite iriya track urabyibuka I know umuntu wari prefet de discipline wacu aravuga Njye man aho yabahaye ibiki ku buryo basona abanyeshuri baje muri etide abanyeshuri bakanga kujya muri etide akavuga no tugomba kurya short late tugomba kumva Umunyagasani so that song that track ni track nakoze like irimo story y'urukundo tu bandi kuvuga umupepi nyine wambereye Umunyagasani waransohereje biboro nyine nk'ibyo so ukuntu iriya song nayikoze rero ntabwo byari ibintu nyine byoroshye kuko urabizi ntabwo twabaga turi neza financially uri school biri bugusabe kuri toroka no kwafodinga G Bruce muri icyo gihe G Bruce yarahenze nawe yarameze nka ba Melody n'ubundi yari kuri level ya ba Melody
level iri hejuru byatari so njye naraje nyine tu arambwira ngo ino duhurire kuri Kigali City Tower ndabyibuka kabisa ari kumwe n'umupepi mwiza byatara Apollo ndasa ndamusanga nyicaza ahantu nyine hari class nk'umuntu uvuye school arambwira yo peti bimeze bite ndambwira yo big bro njye nakoze indirimbo ba me I fuck with your music ndashaka yuko ariwe muntu ugomba kunshiriramo chorus kuko ijwi rye ryarankomaga byatari kiragiye G blues akoraga ibintu birenze byatari and then ndamwaproachinga ndambwira yo bro nta uko byagenda ko ariko kose niwe muntu nifuza yuko wankorera chorus aranteba arambwira peti genda bona mwana nabiceri ufite nabiceri naguca kugira ngo ukorere kino kintu ariko uburyo ishyaka nari mfite mwumvisha na sample yayo yumva fast zirimo aravuga yo bro cye ngomba no kwitegera ngomba kubyikorera shout out to G Blues yaramfashije byatari kuko kiragiye nta kintu na kimwe nari mfite kandi nta n'umwanya nawo ubwawo ntago nari mufite kuko nari ndi school kuko nabaga naje nacomotse school home batabizi school batabizi Njye Johnny wahasoringaga ari wenyine yaje kubona team nimba ari team mukorana nimba ari gang nimba ari ibiki nimba ari LEBEL ntago mbizi gusaba ko bo muri Gatenga kicu mufite ukuntu mufite ubumwe n'uburyo cy'umufatanya byataye nabo bita ba Muta NC how come ni gute waje kwisangana bari abakoboyi ni gute mwaje kugahuza byagenze gute it's all about long journey just nyine ni rwarugendo nyine nakubwira rurerure kuntu byari bimeze you know back in days I used to be in crew bitaga street masters abantu bose bizana twize barayizi people bamwe na bamwe ba dropping muri comment baze batubwira ukuntu byabaga bimeze kiragiye street masters wowe ndabizi uko bizi already know everything like byabaga ari massive that was dope bro twize ari school abavandimwe banje bandi twarimbanaga muri crew ahantu bigaga babaga bazi crew yacu nanje aho niga bazi crew yacu so ariko bitewe nyine nuko na lifestyle ubuzima nyine bugenda buhinduka abaciye bamwe bakajya hanze abandi bikagenda gute so nyirangiza high school naje kwiga university muri 2015 ubwo nkiza rero nisanze Kicukiro keke black ahantu hambere navuga nyine nisanze so nyisanga aho ngaho hari abavandimwe bagiye bamakaribu nkuko nakubwiye ngo mudugudu yamaye karibu mu Gatenga mudugudu kabisa ndi kuvuga mudugudu wamaye karibu mu Gatenga abantu badukurikirana aho ngaho baramuzi muta wa kabiri kabisa naraje nkomeza school haso imyaka irashira n'indi irashira and like 2019 ubwo navuga twe dutangiye urugendo mu buryo buri professional ibintu ushemo gukora nibwo nagarutse nyine muri na music industry rero naje guhuza n'umuvandimwe bita Muta wa kabiri duhurira kwa Kinabit shout out to Kinabit n'abaduha karibu tugiye koraga n'umundi hariya muri Sira Hood mu Gatenga kuvuga ngo nibwo twahuye n'abaci bafite soul like iri hori niko nabivuga bari blessed baduha karibu baratwakira nk'abavandimwe dukomezanya muri rwa rugendo twari turimo rurerure so nubwo buryo nisanze nyine muri Gatenga nubwo buryo nisanze ndi gukorana n'abavandimwe Muta wa kabiri Kinabit n'abandi bagiye batandukanye urugendo nyine rurakomeza tu so niyihe boro muri track zose wakoze niyihe track ujya wumva we wita yuko yabaye nk'iki yakwelevatinze man niyihe track abantu bakomenyeho byatari like parallel kuvuga ngo njye man peace up twebwe by'ukuntu mfata jani yanjye nyine tu muri rusange twakuze bona star niko nabivuga man twize muri primary turi abastari twiga muri troncome turi abastari ahantu twize abantu badukurikirana aka kanya baba babizi barabizi baza babikudropingira muri comment twiga muri high school twariganye turi abastari twagiye dukora nyine ibintu bigiye bitandukanye rero nago I can't choose like na breakthrough navuga wenda ino ndirimbo yankoreye ibi ngibi ariko indirimbo biti inzira ijya mu ijuru inzira ijya mu ijuru hari ibintu byinshi yahinduye kuri career yanjye ya music nabonye yuko nyine hari impande tuba tugomba gutacinga ku mpande
zigiye zitandukanye ni indirimbo nakoze ikama feedback kuri street haba kukiva tukiri muri studio kugera tugeze nyine hanze ukuntu abantu bayakiriye ni indirimbo yanjye kuri njye nyifata ni national anthem kuko bro ni indirimbo nakoze nari mvuye icyo gihe muri hard times nkora n'umuproducer bita Hagati w'umukameroni dukorana muri studio yacu ya Rhymes Hagati n'umukameroni records he came from Cameroon we are Rhymes bro twari turi muri vibe twanditse muri studio ndi kumwe na Muta little brother wanjye bita K-Cramp he was there Hagati Muta iyo ndirimbo yarambwiye yo jana one jump on this fucking shit kubera ukuntu yumvaga nyine irenze byatari n'ukuntu na chemistry twayikoranye n'uburyo nyine na vibe twari dufite muri studio arambwira jana yo Hagati ukuntu yamubwiye Hagati niwe yabwiye Muta arambwira Muta no ndirimbo nshaka ni yingi so mu bakobwa bose bari muri gatenga muri kicu wenda tuvuge kicu keke brag ni inde muntu ndabizi harimo abakobwa benshi ufitemo gang nini bya atari aba bariye mukorana muri iriya studio yanyu bayita ngo iki the Rhymes Direct Entertainment for real you know the shit for real so abakobwa bose bakoramo hariya mbona hakoreramo abantu benshi ubundi ni label ni ibiki ni bimeze Rhymes Direct Entertainment is a recording label the recording label no kuvuga ngo yacu bro irimo abasani bangahe no kuvuga ngo turashaka guhiring abandi bantu tugomba gusupportingana muri ino 2025 ariko ubundi dukoreramo ari njye Muta Let Inc hari aba brother bacu bita K-Cramp abo bita Gurin from the road hari abo bita Skeleton hari abo bita Macjo abo ni aba bro turi kumwe muri same movement tugomba kuzamura nyine tu muziki nyarwanda muri rusange ko najyaga mbona nari nzi ko nge uriya mukobwa Ririmba nyuma yo kuva muri Trappish babagamo before ko mbona he fuck with you a lot nanzi yuko aba muri Rhymes Direct Entertainment no kuba ukuntu bimeze Ririmba n'umuvandimwe kandi I guess yuko Ririmba Trappish abantu bakunda kubyitiranya niko mbitekereza ntago ari ngombwa yuko nagafashe time nyine ndi kubisobanura ariko reka mbibwira abantu batabizi Trappish ni Paul y'umuvandimwe wacu Kevin ni umuntu nyine ni umuvandimwe tu ni umupro wacu dufite same hustle iki kuva noneho twa rockinze in from back in days kuvuga ngo Ririmba guess before yakoreraga muri Loud Sound muri Loud Sound niho bose iriya family yakoreraga Ririmba now nta label nimwe nta recording label nimwe ari belongs in ni umu independent artist kuvuga ukuntu dukorana ni umuntu twahuje duo twabanje gukorana kuri album bita nitwa Ririmba dukorana indirimbo bita turi hanze abantu barayikunda byatari tubona feedback agiye atandukanye tuyikorera na video nanjye mukeneye kuri tape yanjye ya Long Channel LP araza dukora no filter nyine abantu iyo twahuriye muri ball imwe barabikunda byatari biba nyine ari duo ya danje ni ball byari bisasi niko nabyita bigomba kubyara nyine energy ya Ririmba crazy kabisa interanyisho energy ya Long Channel massive bro ni ibintu umuntu wese agomba kwita yumva ari ibintu nyine bigomba kuza ari ibintu bitaba for real tujumpinga ku ndirimbo yawe ufitanye na Ririmba n'ubundi iyi track bita no filter wayitubwiraho iki yakozwe ite idea yaje ite banzu de akapera gato kuri no filter if you don't know no filter gang shit no filter gifoti lil no filter koraga kush nushiraho filter imilata namparimo amasita puti irashaka kubuda sling fate poster ku nkuta gifoti lil no filter buri kimwe nkubwira no filter nako kaboro nago kuri no filter iriya boro iri dope solid ku muntu utaruyizi ndibo yi mixing mo hano uyibone none ashaka kuyireba ndashyiraho link yayo muri description ushobora kugenda ugachecking out right no filter Ririmba X Long J top plug from Rhymes Direct Entertainment man
kubwira abantu ngo ni time yo guhindura game. Yeah. Ibora yacu nyine turi gukuraho akayungirizo tu no filter. Na filter kabisa. So Long J yo ukompaye nk'umuntu wabaye muri kiriya gihe cya zamani kiriya miziki y'abakobwa ba kera ukaba no mu gihe cy'ubungubu uhari kandi ugikomeye ari Long Johnny. Difference iri hehe man, like ubona hari ikintu cyahindutse? Ibintu byose byarahindutse. Kera man, kera twakoraga music yacu mu buryo bugoye byatari. Ukabaga rukirya ukimara kujya ukore project ubona irangiye isotse by'ubwabyo byabaga bigoye. Ariko nowadays turashimira Imana yuko nyine byahindutse byoroshye. So kiriya gihe kugira ngo ibintu byawe bigere ku bantu bawe byabaga bigoye. Ariko ndazanye ishirane na Pace Up muri Zap Club. For real. Abantu bakurikirana Pace Up bakurikirana Zap Club baraba bamenye ibintu bya Long J. Back in days byari ibintu biri hard byatari. Kuvuga ngo ndatekereza ko ni ibintu twagakwiye gushimiramo n'umukuru wacu w'igihugu man. Respect kabisa kuri papa wacu papa Ifan. Ajya dukorera ibintu bigiye bitandukanye, aduha internet, aduha man ikoranabuhanga rirenze n'ama infrastructure, ibintu byose bikorwa remezo ibiki byagiye byoroha nyine yarabitworohereje byatari. So back in days Long J ninde muntu yakoraga inspiration hano mu Rwanda, ninde muraperi wakomaga Long J back in days tukiri muri old school? No kuvuga ngo like nabonye show yawe na Prime. Ubundi there is no school. School ari gihe ibi bintu turimo bizaba biri school. You understand me? Ari gihe kizagera isisano filter tuba turi kwikubitisha uri kumva mpeto buza waraje muri generation igihe runaka tutazi after 10 years 15 years gihe nyine kera tu akavuga baci barikoraga old school. Ariko tuzaba twarabaye ba old school. Ukuvuga ngo rero muri kiriya gihe cya kera abantu bakoraga ndavuga muri kiriya gihe cy'aba P flat TG. Ni ukuvuga ngo twe Njye ntago nakubesha bro, ntago nabice ku ruhande Tough Gang yose icyo bitaga habaga season, buri umwe yabaga afite season yondi ariko bari abaci baratwinspire byataye. Batumye buri muntu wese ukunda hip hop cyangwa waba ukunda drill waba ukunda trap waba ukunda iki umuzi twese wari umwe, umuzi wari wavaga kuri hip hop kandi yari TG like for real. TG Riderman yarabagara ku ruhande n'abantu nyine twarebaga ibintu bakora tukavuga So Long J hari ikintu bajya bavuga abantu ku baraperi, bazi ko abaraperi bakunda kugira ingeso yo kudisappointing abantu, urumva bagategura ibitaramo bigapfa kandi bigapfa ari bo ubwabo babyigizemo uruhare. Ari management wenda yakoze ibyayo yakoze ibiki ariko ugasanga basana ari nabo banyiri igitaramo ugasanga nibo bishe igitaramo. Ubivuga iki kwera icyo abaraperi bafitiye isura why? Jerega ntago mbifata gutyo bro. Pace Up murokore man ADP rikora nyine tuyakudisappointing. Byo ni ibintu biba biri mu muntu tu biri personnel. Wowe Pace Up ahubwo kubera yuko nyine abaraperi yashobora kukudisappointing kubera yuko ari nyenyeri iri kumurikira rubanda ukabifata personal ukavuga ari ibintu bajya bavuga abaraperi bakoresha ibiyobyabwenge ugasanga babifashe mu buryo nyine buri in general kandi ntago ari kukuri bro bijyanye n'ibyo by'ibitaramo waruvuze. Ndatekereza ko man ntago ari abaraperi bonyine bateguye igitaramo kigapfa. Hari n'abandi bantu bakora izindi njyana zigiye zitandukanye ugiye wanarisa ukareba imyaka yagiye itambuka n'ubu ngubu muri rusange bagiye bakora ibintu nyine bigapfa ntibigende nk'uko babipanze. Ahubwo nyine biba just like too much iyo byabaye ku baraperi abantu barabisakuza byatari bakavuga ni babandi n'ubundi murabazi n'abaraperi. Ariko njyewe ntekereza ko buri muntu muri rusange abafite ukuntu yakuze, abafite ukuntu yarezwe, abafite ukuntu yapanga ibintu bikagenda nk'uko yabipanze 100% cyabigapfa. Ubwo buryo mbifata ntabwo mbifata nyine ngo kuri side ngo y'abaraperi gusa. Wapi. So Long J nk'umuntu wari uri muri game kandi umenyereye abakowe bari muri game currently, abapeti bari lit bari kurya umugati muri iyi minsi kabisa. Hari beef wigeze yasakuza, habaho kuvuga ko Kevin afite ama beef ariko disingana Ririmba NC
ntawe umuntu wabaga ubarimo yaba umwe you know him yaba undi you know him uhabitubwireho iki nk'umuntu nk'umu inside man nk'umuntu wari uri kumwe nabo what was that shit abo bajiz bose uvuze ni abavandimwe njye mbafata nk'abavandimwe banjye nyine muri journey turimo mu rugendo turimo man ni umuniga nzi ko nakenera support namubwira yo Keve I need your support my bro akambwira yo Johnny ni gutya man cyangwa ririmba nkambwira ririmba bimeze gutya jeje cyose mbazi usibye ko wowe page up dushobora kuba twakirana nyine kibazo mu buzima busanzwe ibintu bisanzwe tukaba twagikemura nta gihe na kimwe busy ko atari abo brother bari locking ahubwo abafana babifatira nyine ya shusho y'ibyo babona tu ariko bari abavandimwe igihe cyari cyo cyose ibyo bintu byavugwaga nabaga mbisi ko ari igihe kigera bagahura man bagahura habaye nka show iyo show ndibuka yari Rwanda Hip Hop Festival I don't remember yari festival ya hip hop yari yateguwe na Green Ferry partnership n'abari abantu bo muri Institut France twari tuyimo me and brother Muta n'abandi bavandimwe benshi tu nibwo nigeze kubona mbona basohoye picture ya Ririmba na Kevin bonje kuba bari kumwe kuri stage niyo munsi nayibonye ndavuga aba people nyine barebera ibintu muri rinete muri filme nabaga mbisi ko na before hari ukuntu bajyaga bahura man n'abavandimwe bariya man menya Keve menya Ririmba Shirdik nabamenya at the same time igihe kimwe man muri cya gihe cya kera bakoraga indirimbo za drills mixings n'ibintu bya culture na set w'inyamirambo genda byibuka mbabona bwa mbere ndi kumwe n'umubro wanjye bita Toxic nabwiye yo urabona aba G man nese mbabona mu future ndavuga aba G basaba ari abantu barenze man mu minsi iri imbere bitaranakunda bro bigeraho birakunda witeka geraho turanahura bikumva se bro bari ntekereza ko nta beef iri big igeze hagati ya Ririmba na Kevin so currently ubu ngubu muri iyi generation nshyashya Long J Prague ninde muntu abona nk'umupiti uri kubikora neza wama nk'abantu batatu ubona bafite ahazaza like hari bright ninde muntu ubona uri lead izisa atari ukureba ngo ku mibare ngo ugira ngo imibare myinshi ngo stream nyinshi umuntu gukoma me I don't care about the numbers that is why nyine njyewe tu uzabona do my project na releasinze yarebwe n'abantu bangana gutya na releasinze me I only care about good music rero njyewe tu hari barumuna banje tu bro imiziki yabo numvikana byatari hari nk'umu peti bita Gulin from the Lord shout out to Gulin tekereza ko hari umuntu umwumvisha hano kuri no kamera yawe bwa mbere man agende yandike twakoranye indirimbo verse ya mbere nakoze ya introduction bita muri Hood Barasoba na Muta nawe iri kuri album ye bita ibyari ibyo agende Gulin abereka ibyari ibyo bro cause he's a future no umuji man ararenze byatari ndabise umuntu wese ugenda agafata umwanya nyine akumva indirimbo ziwe arumva ibyo nandi kusobanura muri aka kanya hari umubro bakorana bita Skeleton yes petit bro sinzi ukuntu we namuvuga tu ararenze bro birenze 4 shout out to Skeleton Long J tukiri ku basani abasani benshi twagiye tubona back in days bagiye bakora ibintu bakanadukoma byatari bagakwiye no kuba n'uyu munsi bakiri trend bakiri chat ubona biterwa n'iki man kuba umusani kiragiye yarameze neza ndavuga kuri side y'abaraperi right now akaba ari n'umuntu utanakora show ngizemo n'abantu utanagira ahubwo niyo management yamutegurira niyo show ikintu mbitekerezaho man ni ukutisobanukirwa no kumenya ikintu ushoboye gukora tu hari igihe ukora ibintu nyine tu hari igihe ukora ibintu nyine nko mu buryo bwo kwishimisha for example hari n'undi uza mu bintu aje mu buryo bwa business hari uburyo mbitekerezamo ko abaraperi bagiye bakora ibintu bya kera mu buryo bwabo
like kumenya ati njye nakoze ibintu ndabyaza umusaruro abantu banzi muri buno buryo je nshobora kuba mfite abantu banje igihumbi bakurikirana ibintu byanjye bro bakaba babinkorera kurusha wa muntu ufite million bro bitewe n'uburyo njyewe nyine abo bantu na trying to making a connection nabo so abaraperi rero bakera baje mu gihe cy'ibitu niko mbitekereza mu gihe ibyo bintu byose byari bidahari tu so no kudahoza kumva yuko nyine like urakora hit ukora indirimbo imwe ebyiri eshatu mu mwaka man bro dukeneye gukora indirimbo man 100 mu mwaka bro dukeneye gukora nyine ibintu byinshi ukaza ugakora hit ukagenda abantu bakakubura ukagaruka ugakora indi track imwe ibyo byari ibintu bya kera man ni ibintu bya kera bro ubu ngubu nimba nyine uri umu artist ugomba gusavinga isoko ryawe ufite mu buryo buhagije bro ukabahorezaho man consistency kuko man ndatekereza ko ushobora gukora indirimbo y'ingu ntayikunde ejo wakora indi akayikunda kuko abantu ntabwo bakunda music mu buryo buri kimwe then nshobora gukora track numva ari iri dope kuri njyewe we wayumva ntuyikunde man so bisaba rero guhozaho donc Johnny wari urimo utubwira kuri staff y'abaraperi back in days abaraperi n'ukuntu umuziki ubu ngubu umeze so Long J we ubu ngubu right now ari he where are you uhagaze mu biki ufite ibiki uri kudutegurira ikira kare mbere ko tugera aho ngaho ari nyiri kukubwira uburyo like ari igiye guhinduka biba byarananiranye ariko ukaba wasabwa icyo bita guhindura tugomba guhindura abo baraperi wenda babayeho muri iyo myaka nyine yashize batazi ibyo bintu ko bibaho bagomba guhindura nabo bakabona yuko bibaho kandi music ya kera n'iyo munsi biratandukanye pesa cause me nta kandi kazi ngira man urabizi bro twakoze music from back in days kugeza n'uyu munsi iyo music twakoze ni idufeeding ni igomba kwishura inzu mpamo ni igomba gutuma Ranje yambaye ikisango yambaye ni igomba gutuma nsa gutya ndi gusa feel me so tukiri kuri iyo boro y'abaraperi nyine ba back in days bagomba kumenya nyine ko ibintu nyine byarahindutse turi muri nyine mu bintu bishatse tugomba kugendana n'iterambere perezida wacu ashaka ko tugendana naryo tugomba gushira ibintu byacu to another level that's why you say like ari buryo uvuze nyine we don't care about the numbers bro for real no numbers care about good music man. So nimba ukora rero umuziki mwiza man ukaba uzibizi neza kuko ari umuziki mwiza ukaba ukora ibintu byawe mu buryo buri legit we bikore man utagize umuntu wundi witayeho bisohore ubiha abantu babyumve bro that's what's up so ukivuga kuri ibyo bintu by'ukuntu umuziki ari wo gufeedinga ari wo uguhereza everything man hari ukuntu abantu bibaza ntago bababona mu bitaramo birenze amashow yabereye ahantu harenze ni bababonamo ariko still mugasurvivinga mukaba muri ku cyangwe kirenze mubikora gute man bro nama blessings niko nabivuga tu nama blessings n'iki cyangwe nambaye uyu munsi iki ngicubona uri kukibona ntabwo abantu bari kukireba neza iki ngiki cyakozwe mu gitondo for real gera Mike babwire neza pensi uri kubona yakozwe mu gitondo in the morning before you konza muri show ni cyango cya customizinzwe n'uwo bita umudi yari Levis ariko ya customizinzwe n'uwo bita Muta wa kabiri shout out to my nigga Muta urakinewe byatari right now creative hip hop Muta agomba kuba kuko nawe n'umuci nyine ibintu biri legit abagomba kubisupporting so cyakozwe na Muta wa kabiri ubu navuga ko Muta wa kabiri ari wanyambitse uyu munsi from GTG brand GTG twe dufite ama brand yacu tuba tugomba gupresenting ama brand yacu GTG ni brand yacu y'umuvandimwe Muta wa kabiri me I'm belong that fucking shit bro tugomba nyine kubigeza n'ahandi hantu ejo bundi uzabona hari undi muntu washa kubwira yo ishi nkuko wabonye John Legend ejo bundi yaje akagura icyangwe cya miliyoni 3 ejo bundi hari umuntu usaza akagura brand izindi miliyoni 3 bro art na fashion ni ibintu biba bigomba kugendana gutya byose ni art n'ubundi ni art so rero iyo uri kumbira kuba dukomeza gusa gutya na blessings y'Uwiteka twebwe
nta mu artist man ugomba kwicwa n'inzara For real. ntabwo bibaho bro Yeah. ntabwo waba ufite impano ngo wicwe n'inzara bro Yeah. ntabwo Uwiteka yaba yaraguhaye That impano is so dope, man. ngo wicwe n'inzara bro Real. ntabwo bibaho niyo waba ucuranga umuduri Mm. niyo waba ari wa wundi ucuranga umuduri ku muhanda Yeah. so twebwe nubwo wenda utagaragara muri izo big show Yeah. ariko ushobora gutegura iyawe Yeah. you can man bro wategura ibintu biri big ahubwo That is birenze so dope, n'izo man. show zabo ziri big Hey. man we wish yuko mu minsi iri imbere bro ibintu nyine bigomba kuba bitandukanye Yeah. kubera yuko twamaze gusobanukirwa yuko bro music ni ururimi rw'ubwarwo nta mupaka music igira bro Yeah. ushobora guhura n'umuntu hano mu Rwanda hasigaye abanyamahanga benshi man ugasanga umuntu wavuye mu gihugu runaka fuck music atumva n'ibintu uri kuvuga Yeah. you understand me bro ibyo bintu rero byatweretse yuko tugomba gutegura ibintu biri big why not the show tutatubona natwe muri Grammys and shit. yeah type shit bro BET. Trace man ni ibintu bishoboka byatari ahubwo ikintu So bisaba ubundi Long Johnny nk'umuntu Yeah. uri muri field umaze igihe kinini muri game. Why man kubera iki segment ya art urabona ubuvuzi buratera imbere, Yeah. education iratera imbere, Yeah. stuff nyinshi hano mu Rwanda ziratera imbere man. Why art man? Mvuze kuri art ntabwo mvuga kuri music gusa ndavuga n'abapaintinga Art muri abakora ibyangwe nk'ibyo mwambaye kuri iki art yo ikiri down. Why? guys ndatekereza yuko na art ntabwo isigara inyuma ahubwo sorry I just like ntekereza ko man uburyo bw'imifungo yo gushyira muri art Yeah. bro guverinoma yacu ifite ibintu byinshi igomba kubanza kwitaho bro Yeah. ikeneye yuko igisirikare cyacu kiba kiri up abapolisi baducungira umutekano baba bari up na music ariko muri rusange man na art muri rusange ntabwo isigara inyuma bro kubera ko uko byagenda kose nimba ibintu byose biri gutera imbere abartiste bacu baba bari kwiga nabo bagomba gutera imbere Yeah. so nimba amafaranga wenda bijyamo ari makeya Yeah. ariko uko byaba bimeze kose bigomba kugenda bitera imbere Yeah. ahubwo abantu bikorera ku giti cyabo numva ko bagakwiye gufata time nimba ufite brand like nkuko ndi kubona like Isha Sigas right here Yeah. I know nimba njyewe nka Lonchani undi muci wenda wo muhasira runaka Yeah. ari hano ari guflexing ino brand ari kwishyira kuri street bigomba kubyumva bro abantu rero baba blanda baba baba bari in charge ya marketing yo so dusoza vuba Long J top plug from Rhyme Data Entertainment niwe wari umutumirwa wacu uyu munsi muri Zap Club. Iyi ni episode 5 mbibutsa yuko niba utarakora subs it's your time man, this is the right time, this is the right moment, and I am the right fucking person. I'm big telling you this shit man, like for real. Long J twihuse dusoza nibiye bintu ubikiye abakunzi ba hip hop muri rusange, like for real nicyo duhishiye n'ibiki biri mu gikoni. Yeah abakunzi banjye n'abakunzi ba music nyarwanda muri rusange for real gikoni nyine tu nkuko nababwiye 2025 ni indirimbo ijana bro indirimbo ijana wahane njye ngomba kugaragara mu ndirimbo ijana uyu mwaka niyo ntego nihaye byibuze n'ibitaba byibuze bisabe half kota ariko byibuze nzaze mvuga ati ntego nihaye nageze kuri ibi ngibi nakoze ibi uko wabibonye nagutayemo iyo bita no filter gang shit with my brother Ririmba, shout out to Ririmba, you know filter korana turi hanze ibi boro biri top imihanda byakira fresh n'ibindi byiza biri mu nzira tu ikindi rero abantu bitegure like buri kwezi boro irenze video audio so movement iri rate man iri legit bro ntabwo nyikunda kubwira abantu amagambo menshi ariko baba bagomba kubona ibikorwa tu mu kwa mbere babonye boro mu kwa kabiri before this month end mbere yuko ukwezi kurangira bagomba kubona indi boro buri kwezi bro buri gihe tu so that was Long Johnny top plug from Rhyme Data Entertainment. Thank you for coming through man, thank you for pulling up. This is for the love of the game man. That was Pesa Petistani from Karini Court Empire. This praise ingi turimo bayita Isha Sigas hano muri East Africa. Nitwe bantu ba mbere dufite Sigas zirenze zikorerwa hano iwacu
niziba deported man ya pull up Kicukiro pull up on us cyangwa se sliding in my DM mubwire aho wadusanga neza. So Long J, thank you man, thank you for today, thank you for pulling up. Pace up sinasoza navuze yo abantu bagende nyine tu bakore subscribe kuri Green Code Empire Zap Club bayikurikirane man 10 to 10. Don't disappoint bro. Nimba uzikukunda hip hop, nimba uzikukunda hip hop, nimba uzikunda Kimelka boy Long Johnny bro ugomba kuba warakoze subscribe hano aboro man kuko nibyo bintu dukeneye man. Dukeneye ibintu biteza umuziki nyarwanda muri rusange imbere by'umwihariko hip hop. Blessings my brother wakoze byatari kuko bwa mbere tune in main agwagoswe byatari kuko ubu ngubu Long Johnny ni artist wa kabiri blessings muri interview man gufatisha abakowe bari ibintu birenze abafite akazi babirukanka man like for real. Thank you for tuning in, like share and subscribe tubwire n'ikintu twazahindura muri segment y'ubutame. Pull up Long Johnny. Yes sir. Wow nibwo bigitangira my brother, nibwo tugitangira bro. OG